nakongeraho ibitekerezo mfite uko twabikora, ariko kwibanda ku bategetsi b'ibyo bihugu aho bari, parliament zabo, aba bana b'imfubyi two kugira ngo tubashakire amashuri, tubashakire aho baba, badufashe muri iyo propaganda. Kuko umwana wakoze propaganda, umwana message ikagera mu parliament iyo ari yo yose mu Burayi, urwandiko rw'uwo mwana yanditse abwira perezida w'icyo gihugu ati ndi imfubyi nsigaye yenyine, ba marume ba masenge data na mama barumuna banjye bakuru banjye barashize, abo bicanyi waremeye urababika mu gihugu cyawe. Iyo ni message ikomeye cyane, ikajya muri parliament, ikajya mu binyamakuru byabo. Ibyo ni ibintu byinshi mwabitekereza. Aba bana b'imfubyi nko kubashyira mu bigo gusa ngo tubabororerere gusa, ariko banakore, bagire n'uruhare nabo, bandikira ababishinzwe bose, bandikira isi yose, bandike mu binyamakuru, asinye n'inyandiko ye nk'iya ya primaire 1 igaragara neza, ijye mu kinyamakuru byo. Ibyo bintu hariho gahunda zacu zo kubakurikirana, ariko hari na propaganda, kandi tugakoresha personnel zose zo dufite, n'imfubyi n'abapfakazi nibo dusigaranye, nta bandi, nibo bagomba kuzabikora, bakabakurikirana ibyo bintu, kandi message zabo zirumvikana kurusha uko Mugesera komiseri minister yakwandika yandikira abantu. Nanditse urwandiko ejo bwo nagiye Harare, usangayo abo bantu bamwe bishe, nandikira minisitiri w'ububanyi n'amahanga wabo, ariko icyo yakoze, niba ari wabikoze, niba ari abantu bakorana nawe, uru rwandiko baragendaho kugira ngo banasubize leta, koko nandikaga mu izina rya leta y'u Rwanda, aragenda we aruha ba bandi bondeka. So urumva sinzi uko rwamugerewe, niba ari wowe, niba ari bureaucracy ye, ari abantu bakorana nabo. Kugira ngo tuvuga kuri icyo kibazo uri nama ya mbere dukoze, ariko nk'uko Munyakazi abivuze, igitaramo koko cyatangiye, nagira ngo ngire icyo mvuga ku bimaze kuvugwa, mpereye ku byo Samara avuze ati ni ugushaka ukuntu abo bantu bo hanze twabasansibiliza, twabaha ibisobanuro bihagije kuri ubwo bwicanyi bwabaye. Ku bwanjye ntekereza ko atari uko babuze ibisobanuro, barabizi, ibyabaye byose barabizi, ahubwo n'intera zindi bafite zituma badakurikirana abo bantu bakoze amarorerwa. Ahubwo abantu mbona nge twagombye sensibiliza cyangwa sensibiliza byita ni abategetsi b'iki gihugu. Nk'ubu umuntu aribaza ati ko hari nk'abantu b'abategetsi, urugero nko mu makofi bari icyo gihe bica abantu, bicwa, n'ubu bagarutse mu kazi ka leta, ko nta muntu ugeze babaza ati mwakoze iki kugira ngo prefecture mwari murimo wo kubwicanyi bungana kuriya. Hari abantu bari ba procureur icyo gihe, n'ubu basuye mu kazi ka leta, akaba nta dosiye n'imwe yigeze akora kuri ubwo bwicanyi bwaho yari abereye procureur muri prefecture yari arimo. Harapfuye abantu barenze 100,000, nta dosiye n'imwe yakoze. Ubu umuntu agasura mu kazi ka leta gutyo nta kintu bamubajije. Hari abantu bashyizeho radiyo ETN, iyo radiyo muzi ibyo yakoze, muzi ko amarorerwa menshi yabaye muri iki gihugu ariyo byaturutseho. Ugasanga abantu bari aho nta muntu n'umwe ubakurikirana. Nagaruka ku byo Maître Ndorimana avuze mu kanya, ngiye nkibaza nti iki kibazo si ukuzabura aho dufungira abantu. Umuntu wese wakoze icyaha ubwanjye agomba gukurikiranwa, niyo byaba ngombwa bagafungirwa sinzi hehe, bakamugereza twangana, ariko umuntu wese wakoze icyaha agakurikiranwa
ahubwo ikibazo dufite ni ikimenyetso twe twigeze kubikoraho twabonye ingorane zihari barakubwira ati kanaka yari umuntu mubi yarishe cyane wabaza uwo yishe bati yishe umuntu wigenderaga hariya tumuzi cyangwa se bakanakubwira bati ntituzi uwo yishe ariko yarishe turabizi ko yishe hari abantu bari mu miryango idufasha bo hanze navuga nk'umuryango umwe uri mu Bubiligi urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu urimo abanyarwanda badusabye ibimenyetso ku bantu bamwe na bamwe bari abategetsi b'iki gihugu ugasanga utazi neza ikintu wamuvugaho kuvuga gusa ngo yari mwemerende yari umuntu ukomeye emerende barakubaza ati tubwire icyo yakoze ku buryo nyabwo tumufatishe hano tukabishaka tukayibona kubera iki itsembatsemba ryabaye itsembabwoko ryabaye abantu barashize abagomba kuvuga nibo bishwe ikibazo rero dufite ni aho ngaho kiri kubonera ibimenyetso bifatika ushyira imbere y'umucamanza kuko ntabwo umucamanza ugera umubwira gusa ngo umuntu n'umwicanyi ugomba no kumubwira uwo yishe aho yamwiciye icyo yamwicishije n'abagabo babihamya babibonye nuko umucamanza akora ari ikibazo gikomeye bisaba yuko abantu koko bicara hamwe bakagitekerezaho n'ubu tuzagira igihe cyo gukomeza igicaniro tukagitekerezaho uburyo burambuye kandi bwihutirwa ikigaragara ni uko ari ingufu zo hanze dushobora gukomeza tugashaka izindi zizadufasha kurangiza icyo kibazo ibintu ni dinamike niba hari abaturage ubu ngubu ntabwo ari ukuvuga yuko twari tutakongera ingufu zacu muri ibyo bihugu tumaze no kuvuga ko hari imiryango idufasha niba haradufasha no kuvuga ko bose atari ko bari mu ruhande rw'abicaye kuvuga ko dushobora no kongera ingufu zacu muri abo ngabo no mu gihugu rero hagati n'ikimwe ndagira ngo dukomeze ku kibazo cya statut twige ikibazo cya statut twige ikibazo cy'inzego z'umuryango twasabye kugira ngo tunihute hanyuma ibyerekeye gukora porogaramu de travail tuzabigarukaho inyuma sinzi niba hari ufite ikibazo ni ikibazo cyerekeranye na statut ubwo buryo twaganiriye bihagije kumvikana ko uyu muryango igicaniro ukenewe mu byavuzwe byose hari bimwe umuntu ashobora kugarukaho yihuta nuko ubwo ukenewe ikihutirwa nuko utangira ikihutirwa nuko n'izi statut zisohoka kandi zikaba ku buryo zigera ku cyo tugamije vuba rero nashaka kugarukaho kuri statut sinzi wenda nasomye nanjye nihuta ariko iyo usomye wirukanka ndakeka benshi bazasoma bitonze bakazinonosora mu buryo twebwe ariko undi wo hanze wazisoma yihuta ni ibintu nabonye nakwita impression ariko ubona bigiye gusa nkaho ari nka manifeste ya politique donc wumva ari nk'ikintu gisohoka kimeze nk'ishyaka wumva ko wenda mu kunonosora zino statut reba ukuntu twabikuraho kubera impamvu zihe impamvu ya mbere ni uko tuzakenera propagande nk'uko babivuze mu bantu ari mu gihugu imbere
ari no hanze bamwe babivuze ariko nkeka ko nubwo dukeka ko hanze babizi ntabwo hanze abantu opinion publique ntabwo ari perezida gusa ntabwo ari nabo ba parlementaire gusa opinion publique na abantu bose n'abaturage ubwabo dushoboye kubageraho uburyo wenda bw'ibinyamakuru n'ibindi badufasha mu bintu byinshi cyane ko wenda mu mizi y'iri tsembabwoko nk'uko twabivuze hano cyangwa n'ahandi harimo nuko biba biturutse kuri niyo colonialisme mpatse ibihugu ifite imitwe yo hejuru yirebera kugira ngo irwanye rero ntabwo waturuka kuri iyo hejuru iyo ushyira impapuro igahita izoherereza abandi babishinzwe ibyaturuka hasi kugira ngo rero ushobore kubyumvisha abaturage iryo jambo nakoresha nuko nawe ubereka ko utaje uri umupolitisiye utaje hari ishyaka ukiyikiye icya mbere ni ukubyerekana no muri statut ikagaragara neza ko itaryamye ku rwego rwa politiki itari ko bishyigikiye ishyaka runaka nuko bishobora no kugaragara ko ari nk'ishyaka ubwaryo bishobora kugaragara ari nka bimwe byabaye ubushize ya forumu yari iriho iriya forumu ntabwo yagaragaye ko ntabwo yari yanditse ko ari ishyaka ariko abantu bose twari tuzi ko ari ifite ibitekerezo by'amashyaka ishaka guteza imbere ikindi nk'ahantu nko muri za preambule nk'uburebye wenda sinagendera ijambo ku ijambo ariko iyo urebye muri za preambule ukareba nko muri objectif ya mbere ikaba kurwanya une idéologie ethno-raciste donc nous créer une autre idéologie donc sinzi niba njye muri mutandamo yanjye wenda yoroshye niba undi muntu wabyumva n'ukuntu tuzabishyira mu Kinyarwanda tumva ko ari ideologie ishaka kuza gushyirwa imbere tumva ko nk'ahariya nko muri za objectif dushobora kubanza ibintu byoroshye byumvikana nk'ahariya nk'ingingo ya kabiri akaba ariyo ishobora kuza imbere honorer conserver la mémoire des martyrs ikindi twavuze hano cyumvikana kandi cyoroshye gushaka ibimenyetso nta parti ugiye n'ibimenyetso uzashyira abo bantu muri make mbese n'ibyo nashaka kuvuga kugira ngo abana bazito bakivugaho ariko akuri positif honorer conserver la mémoire des martyrs kiriya cya kabiri kikaba nk'icya mbere mbese ni nk'urugero twaye centre yashaka kujya ku muzi nyamuzi uri bwange kuzana iyo mfashanyo ye arureke uri bwumva umuzi ari we nkomoko w'ibibi adufashe kuranga ariko narekera aho ngaho abandi twumve ukuntu bihumeka mu bandi kigaragaza justement ko tutigeze tujya mu mizi y'ibintu kubera gutinya gukora politiki nk'uko Semu Mutarutesi yavuze ise ko yaduhaye urugero kuko yageze hanze akabubirije yo kwandika gufata indi position politiki ntawe bimutumye necessaire kubera ko yari asanze bibaye ngombwa natwe rero aha ngaha wenda arabona ukuntu babyenosheje bisa naho ari ugushinga ishyaka ariko niba ari n'ishyaka twashinga kugira ngo turebe ko twarandura ibibi numva tutabikeneye nkaba rero nagira ngo ngiye mvuge ko niba twaragiye tujya mu mizi y'ibintu tugasanga iyo ideologie ethno-raciste n'ibindi n'izindi mpamvu ziri mu mateka turamutse dusanze imizi y'ibibi ari politiki hari igihe bishobora kurwana na politiki ahubwo noneho mu bikorwa dukora muri porogaramu tuzakora akaba ariho twiga uburyo cyakora njye numva tugomba gushira ubwoba
numvaga njyewe ari ukurwana ku bantu batigeze barengera mbese objectif y'igicaniro ari ukurwana kuri ba bantu biyaravuze miliyoni imwe yishwe na miliyoni eshatu. hanyuma nongera numva ibyo Major Rutayisire yavuze